ngo ivide Eh, ngo nawe aribonye ivide nawe aribonye se si abanyarwanda gusa abantu bari bo bose bakunda byacitse. Hari umuntu muri kiriya cyumba bari barimo, hari umuntu wari uhari njye se uri ndabizi. kudushyira Tegetse nongeye no kumuvugaho. Emerine. Emerine. Yes, turabakeye neza kuri no channel, tubashimira kuba muri kumwe natwe kandi twifuriza kugira umwaka mushya n'ubwo kwa mbere twarangiye. Hano imbere ya kamera tubazaniye abantu babiri. Tutangira hano kuri twavuga nka mama wacu akatwibwira. Mbere yo kugira ngo tunavuge n'ibindi byose muri makeya, mubanze kutwibwira. Murakoze cyane. Njyewe nk'ibisanzwe abanje baranzi, ariko birashoboka ko ugeze hano ari ubwa mbere. Channel yacu ni Soso TV Show. Njyewe mukaba munziho nka Solange Umwari. You are welcome kuri no channel. Ku ruhande none sasa rero tubafitiye umutumire. Iki kiganiro cyatangiye gifite umutumirwa. Banamwita Origene. Origene bakaba bakoze mu biki. Origene Lion Heart mu ndirimbo no muri comedy. Uno munsi ngo waje kurenganura hano, mwibuka dufite topic yo kurenganura Emerine, ariko Solange ati ibyo ntabwo bikozwe. Kurenga ari ukuntu umuntu bamuvuga uko atari. Iryo vide ninde waribonye abibonesheje amazi. Ni cya kibazo. Ni cya kibazo. Ni ikibazo gifite ikibazo. Mwitonze gato wirangira ikiganiro gatoya tubaze noneho Soso. Soso we ko ari kitarimo kurengera Emerine. Ikibazo kiri ngo ivide ngo nawe aribonye ivide nawe aribonye se ubana atagiye ngo ivide. Oya uyu yatangiye avuga ngo nta muntu wabonye ivide. Nose ari amashusho ya cyaracaye ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo bafashe noneho igikombe kirani igikombe se cyangwa ni ngo hari video nuko ndi kuvuga ngo ntaburengana. Hari video ngo hari video. Ndetse n'abo bari Soso video se ngo twereke. Zana telefone nyikwereke. Muri telefone ni ikibazo ubwo Emerine niba kuko ari kuvuga ngo niba ufite amafoto ya Messi muri telefone uramufana. Of course. Amafoto ni amafoto. None nawe ayafite none ntago arimo arafana. Ni ikibazo ubwo ari giye ngo uzamutonganye. Nonganya nde? Emerine. Oya nje ntago mutonganya ariko ku ruhande katubaze Origene. Origene nkuko ari umuturarwanda. Ndi umuturarwanda. Oya bavuga umunyarwanda. Nuko twagiye mu muhanda baratubwira ngo ni umuhinde. Koko se? Usu ni umuhinde wahe? Urana dasa nk'abahinde se? Nagenda nge nariye ku mafaranga. Nagenda usu ni umuhinde wahe? Ku ruhande rwa Origene tubwira impamvu usapoting Emerine. Emerine ntabwo musapoting. Na ruhande ndi umvise nabyo naje kuvugisha ukuri. Kuvugisha ukuri. Ubwo ukuye kuri. Ukuye kuri. Hari ukuntu bavuga ivide. Ugasanga haba hari ukuntu bavuga ikivide kandi harakoresheje ivide ni cya kibazo. Barakoresheje iki? Naho ibyo barabiteze bakarigondamisha. Koko se biriya bintu nibyo. Biriya bintu rero bishobora kuba birimo abantu benshi bakaba barafashe umwe. Ivide. Nose tuvuge ko n'amaso mugira. Urumva abajura bagiye kwiba bakagira ufatwa bafata uwo ngo niwe babishyiraho byose. Nuko ari umunyamakuru. Niwe bafashe. Nyine aba ari imba ari umujura nyine bakamufata. Arayibye. Ese Emerine niba arengana. Cyeyi bamugana. Arengana. Ase muri video zibanza za mbere ko nacupa mwabonyemo. Bumvise ishanga. Bumvise ishanga. Ko mwandi. None se nimba video ya mbere nyine ubwasanga harabaye scene nyinshi. Muga mwarafashe iri. Se ni bande? Hari umuntu muri kiriya cyumba bari barimo, hari umuntu wari uhari. Nge se ndabizi. Kudushyira. Impamvu bifata nko kubeshya. Impamvu bifata nko kubeshya. N'umuntu nikundira nk'umufana ariko Nyambo bari bamushyizemo. Icyo kituma wowe turi kuri Emerine ni gute uzanyemo Nyambo. Nyambo kandi Nyambo impamvu ngo nyine turi kuri Emerine ariko bari kuvuga Nyambo naye ngo arimo cya kibazo. Ibyo ngibyo nimba na Nyambo ari buze arazamo nyuma. Uri kumva tubanze turangize ibya Emerine. Emerine uri kuvuga ngo ararengana. None se uri sheri we nabyo tubimenye. Mubanze mukocorana tubanze tubirebe. Nta ruhande ndiho. Naje kubakiza. Niba koko ivide byarageze gihe se ubwo urumva nagiye. Byaragize ute? Byana. Bana byibaze ani vide ryacibwa nahanyura. Hano ikintu kimwe ndimo ndibaza kuki inkuru nziza wenda z'ahantu hubatswe umuhanda wa kaburimbo hari imihanda y'ibigitaka batojya karimo baragenda neza nta cyondo hatarimo kuvuga akavugwa biriya. Uzi iki kundeba ninjye bajije. Reka mbanze nsubize. Ubundi iki ukuntu bigenda si abanyarwanda gusa abantu bari bo bose bakunda byacitse. Uri kumva nawe ari wowe urimo wenda uri nko mu nzira urimo kugenda
ufite ahantu ugiye pe ugiye nko kuri banki kuzana amafaranga yego ugahita wumva ngo hariya hari umuntu wiyahuye ndakubwiza ukuri nimba uri muri iki cyerekezo sha utahita ukata none se niba noneho wanyura abantu bakunda byakize none wanyuraga ahantu hari icyondo ugahita uvuga ngo ariko mana hari akwanyura sinzongera kwanyura haba icyondo cyadanje ejo wanyura ugasanga hari kaburimbo uranyura neza nta kibazo kuki nkuru yo utaza nguyivuga ngo iki ni ibisanzwe perezida Ibyo ni nibyo ibisa- mwakuye ibyo ni ibisanzwe ku perezida muganga perezida iyo bitekereje arabikora kandi natwe iyo bibaye tuba tuzi ko nyine twumva ko nyine twavuye muri analogue tukajya muri digital uri kumva tuba turi mu nzira y'amajyambere so ubwo rero nimba hari abantu bari kubaka kaburimbo ni igikorwa nyine cyo kwishimirwa impamvu aka ni akantu kaba kabayeho na kamwe ku ijana njye numva nyine ari uko abantu bakunda karabaye tu ariko nyine impamvu ujya mvuga ngo narengeye Emeline kamvuge impamvu ya nyayo biriya b'i Kigali biragoye ndabona ese ararimo arahingira amafaranga cyangwa arimo aracururiza amafaranga ariko hari ukuntu abantu twese ntabwo turi bazima oya ubwo warapfuye wiseka ubwo nyine uri umupfu wigendera oya monke uzi abantu benshi ntabwo turi bazima ubu nyine utari ikigoryi ariko genda muzima nimba uri ikigoryi ntabwo ariko ndi ikigoryi ntabwo ariko ngo ari ikigoryi nta nubwo ariko n'akana kari ikigoryi so ntukafata abantu ngo bagire anje ntukavuga ibintu anje generali njyewe nari ndi kuvuga impamvu ituma ndi gusa nkurengera Emeline warashatse kuvuga ngo habaho hasi no hejuru hasi no hejuru no hagati urabizi ko ibintu byose bigira ibintu bibiri urabona nigeze kumva akantu gatoya njye ndashidikanya n'ubundi akantu gatoya ngo Emeline ngo yari kugurisha video urumva impamvu navuze ngo abantu benshi barapfuye bahagaze hari abagura video kandi biryo b'i Kigali nawe urabizi biragoye reka mbagire inama wowe na ba Emeline n'abandi bantu muri mu gatebo ndikumva umushyigikiye nkaho wamugiriye inama ceceka ndikumva umushyigikiye nkaho yamugiriye inama sibyo nimba bagurisha amavideo y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga hajyaho abana abasaza abakecuru mbese nyine na Rwanda rw'ejo nyine ntabwo ari byiza rero kubizana kuri social media kiriya video ntabwo yayikoze ari buyaploding kuko yaploding ashanga kuri status akavuga ngo nimugora mwitegura akavuga uyavuze ngo iki ngo yashakaga kugurisha nyine ari ukuntu abafite WhatsApp yohereza si ubyumva se none se mwazagiye mubishyira ku mbuga zanyu no mu magroupe yanyu mukareka kuza kubishyira kuri karubanda Emeline urumva agurishiriza kuri WhatsApp cyangwa ahandi ariko jye simbizi ni akantu nabonye ari kumuvugira nk'aho abizi turi kubyumva sorry twagiye cyane ariko jye simbizi twagiye ahantu henshi cyane arimo arabivuga nk'aho abizi sibyo rata twakomeje urumva ahantu twari tugeze ku ruhande rwawe uramushyigikiye oya nyine ntabwo umushyigikiye ngakomeza abikore ariko genda gushaka kumenya ninongera guhura n'undi muntu nkawe nkuko basajya baraguza numva igisubizo niba cyakuva nkuko bajya bavuga ngo nta rusengero rubara abayoboke sasa ngaho nyumvira we ngari kwibaraguza ariko sinzi n'impamvu Emeline muvuga cyane kurusha abayitazari cyangwa Batazari se ni umunyarwanda Batazari ni umunyarwanda se ahubwo kuki bamuvugaho cyane ibintu byarakorewe mu nzu mu cyumba umuhanda wakorewe hanze nibo ahubwo ngo bari kurindana ngo bari abakobwa gusa ni icecekere subwo narabonye njye nabonye aka video gato ntabwo wavuga video kuko video iba ari nini ngayibaza ni video ryageze ngo rikagunda ni video nini mani icyo kiganiro kiri kumva wanjye yewe rwose ndi kumva mushyigikiye bari abakobwa wowe ntabwo tubashyigikiye nyine wowe uragomba byabashimishije nkaho wagira ngo bakoze agashya oya ariko se ubwo ngubwo urumva none se ubutema aribwo katakivuga kandi ari wowe waryaga cyane sasa mbe narashyiraga no mu gifu nawe yashakaga amafaranga sasa yashakaga amafaranga ariko we anarya anahanga akora umubiri urase nkamwe ngende kumva uri mwe muri n'abahungu baba bari kumwe na Emeline yashatse mu buryo bubi birumvikana umuntu yagira umwana inama ariko reka nkubwire icyiza nuko yakoresheje niki iyo ari fanta yari kuba ngiye nshyize ku nzoga kuko nakwitamba kuri fanta nkajya ku nzoga none byahubutse n'undi ari kuri niki ko nta kundi ruzi ko tukiri abakirisitu aha abuza kuvuga oya mwaka yena najya avuga ngo
njye ntabwo natsinzwe ahubwo no tubwire mbabwira iki se nyine kuri ibyo nyine shiraho akarongo uvuga ati ni gutya bimanutse gutya bigacana bikagenda gutya iyo utumubwira n'umuco muba afite getse nongeye no kumuvugaho Emeline niba ari umuco igenda kigushidikanya ntacyo kubaza reka nkubwire rero umuco mubi afite cya mbere yasuzuguje igitsina gabo cyo ni icya mbere gute yasuzuguje igitsina gabo akazi abagabo bakagombye gukora yakarutishije amavide ya Emeline tone mufataho gato ngo akazi abagabo bari gukora gasubije amavide gusa ko barimo barazana amarobo nabo bayirukana karimo aratwara akazi k'abantu mu Rwanda ibyo byari byaragera njye ndimo ndavuga ibintu mu Rwanda ntabwo urabona ibyuma bipfundikira amavide mu ruganda ariya yapfundikirwaga n'abantu gupfundikira amavide ni icya mbere no gukora biriya ni icya kabiri uri kumva ibyo wibyitiranye ceceka aho ngaho ibyo wibyitiranye winjiye cyane mu buzima noneho icya kabiri yari yandaritse ariko iriya video njye mpamya ko atari iyo n'ukuri kw'Imana muzarebe neza nta sura yirimo wabonye iki harya njye mvuze ariko njye ntukansetse rwose ntukansetse n'irwari nise nari amajambo man sorry ninoza turi inkuru zadutwaye umunwa wacu n'iki nacyo n'icyo nyine mbabwira ikindi Emeline yakoze ikindi yakoze cyo ni icyaha nyine gihanirwa n'amategeko nimba ari nawe nimba ari na mugenzi we ibyo ntabwo mbizi ariko bakoze ikosa rikomeye no gufata ibintu iyo biriya bintu bitajya kuri social media ntabwo byari kuba ari icyaha kuko ni uburenganzira bwabo bw'umubiri wabo kuwukoresha icyo bashaka ariko ubwo bakabikora mu cyumba bikarangira ntitubimenye umwana ntabimenye ababyeyi umuryango wose ntubimenye inshuti n'abavandimwe ntibabimenye aho ntabwo byari kuba ari ikibazo ariko ikibazo cyabaye aho isi yose buriya navuga ko ari isi yose kuko nteka ko YouTube abantu bose barabireba yaba mu Rwanda yaba no hanze yarwo rero ntekereza yuko biriya yakoze nyine ni ugukora ni nko gushishikariza n'abana babitekereza cyangwa se n'undi muntu wabitekereza kumva ko afite liberté yo kubikora none reka soso mwibariza akantu kamwe ambo ni ibintu bibiri urahitamo kimwe aho kugira ngo umwana wawe akore biriya bya Emeline yakoze umwana wanjye w'umusiramu itoni nyine n'urugero usanga umwana wanjye ngareka dukore kurindira inshuti yawe vuga umwana w'uyu wanjye se narabyaye ariko ntari reka tuvuge inshuti vuga muri umuntu cyangwa inshuti yawe tuvuge inshuti yawe aho kugira ngo inshuti yawe y'umukobwa ikore biriya bintu bayitera inda nyine nta muntu uzanayifasha sibyo ari no kujya akoresha icupa nyine yituze bibera mu maboko bamutera hari n'imanga cyangwa se turiko n'imanga erega umwana hari umuntu umunyarwanda yaravuze ko yewe Emeline yakoze mbifata nko gukoresha agakingirizo ariko ute urabazwa kandi nawe uri umunyamakuru oya njye sindimo ndimo ndababwira mwe muratabite imbere njye barimo kundeba oya mwana ibyo ngibyo ntabwo ari byo ntabwo ibyo bintu ntabwo ari byo pe oya nibyo pe ngo yakoresheje ngasa n'uwakoresheje agakingirizo oya ibyo bintu biratandukanye sorry gato ari ikintu uvuze numva gifite ikintu ikibazo ni ikibazo gifite agakingirizo gute yari ari kumwe nawe iryo video nicyo ryabaye agakingirizo umugabo bari kumwe ninde nawe ariko hari umugabo wari kumwe babo no mu biganiro yakoraga mbere mwabonye ko bigeze kumubaza ati ese umukunzi uramufite aravuga ati nawe ati ese uramutse ufite umukunzi wamuha icyizere cyawe nka kangahe ku ijana yavuze ko ari 5 ku ijana kandi kuri acupa rya Heineken icyizere cyo kugira ute cyo nyine icyizere yaha umukunzi umuntu bakundana ni 5 ku ijana kandi nagendera kuri Heineken nsanga 5 ku ijana hariho 5 ku ijana igicupa manga ni iki ku mukunzi wari iki what Heineken ubwo n'ubushakashatsi rero wakoze Emeline bye uratsinzwe natsinzwe abantu mwese murengera Emeline na bagenzi be muri ntabwo rwose ntabwo ibintu muri kurengera n'ibintu muri gushyigikira ntabwo ari byo ngabasi rero ngadutuza tumwibarere yisubiyeho urabizi inde yisubiyeho nyine basi dutuze ese yisubiyeho gute Emeline ni Emeline netimo kuvuga ariko basi mujye mureka wenda
ahubwo njya dufata ibintu byose ariko ikintu kimbabaza kimwe nuko dufata ibintu nuko dufata ibintu tukabikuririza nk'ubu hari abantu babuze akazi nta muntu wabashyira kuri social media ngo babone ako kazi sibyo ariko umuntu wakoze ibyo ngibyo ukamushyiraho akamenyekana nyine nibyo nakubwiye ngo abantu bakunda byacitse inkuru mbi nyine ntabwo iyobekana uzarebe nk'iyo umuntu yakoze neza akaba umukire abenshi abakene nibo babimenya cyangwa se yafasha abantu nk'ubwo ukaba ufasha nk'abana nyine ishuri ufasha abana b'abakene ukabishyura ishuri ukabagaburira nyine ukita ku mbabare cyaba bimenya ni bake ariko iyo uri wenda umusambanyi iyo uri umujura iyo wibye nyine cyangwa se iyo no kuvuga ngo turekere ukuntu ibintu biri abantu barakumenya cyane kurenza wa wundi no kuvuga ngo turekere ko tubica uko byogoshe oya tubisokoze uko byogoshe oya ariko ntabwo twagombye kubisokoza uko byogoshe twagakwiye kumva kuvugisha ukuri tugatanga isomo oya kugira abantu inama abakobwa cyane cyane kuko nabonye ari bo benshi wabonye ko hahandi muri ya video yabo ngo nabakobwa ndeka 5 n'abahungu hari 2 yego niko numvishije biravuga wasanga bari inbox oya abahungu barimo please abahungu barimo niba nuko umuhungu yakoze bakabekera Brian bahora bakubeshyera bahora bamubekera man ngo nibamurekere ibintu bya nta kibazo mva nyine abakobwa please mureke guca umuco mureke kwiyandarika mbese nyine mureke isuko kubigenza gute ariko nawe n'abagabo turengana nakabagabo barengana murengana gute barengana n'ukuri umugabo kumvajijwe undi ari kumwe abo bahungu bari muri groupe y'abo bakobwa gute abo mwagatukisha bose mva ikibazo gihe nanjye kuvuga mva ikibazo gihe nanjye kuvuga abagabo turi kurengana nakabagabo bari kurengana okay magati mangaho ije gukosora iki sinandimo ndabivuga mukaca mu ijambo okay sorry nandimo ndavuga ngo icano ije kugira inama abana b'abakobwa n'abamama ako ntanteka nta mama bakora bira bintu yes n'abana b'abakobwa uvuga ati ni buri muntu ko nagari byo nyene uzabica oya nje ndi kugira inama ariko n'abagabo bagenzure baje gushaka bagenzuye kugira ngo batazagira unugwa mu mutego nko bariya baguyemo biyubahe bihesha agaciro uko bazajya biyoha banihesha agaciro bazajya banihesha bari guhesha agaciro umuco wacu u Rwanda rwacu mbese nyine baza bafitemo n'ubumuntu muri rusange yego kuri no topic none ko sosukira aho ngaho kuri no topic itanga inama n'umwanzuro tujye no kuri origine nawe atanga inama n'umwanzuro hagati aho mito nako ikindi ndacyaga dusoje inama nayitanze inama nayitanze inama no ku bakobwa bonyine udashize muri rusange ngira inama ku bakobwa bonyine kwikije na topic turi urubyiruko abari kubyiruka inama ku bakobwa bonyine icyo nababwira nyine mbere na mbere bihesha agaciro urumva iyo udakoze biriya ukiyubaha uba wihesheje agaciro nyine unahesheje agaciro umuryango wawe n'igihugu cyawe inama nababwira nyine bubahe rwose ibintu bigaca mu mucyo nyine bigaca mu mucyo urumva akagenda kuba mama w'abana inka zigatangwa origine ni njyewe none n'ubu uretse kumbaza mbanze mvuga ikibazo abagabo bari kurengana mwaciye mu ijambo nagishoje gute mwese umbwira yuko ushobora gufata nk'umuntu urugero wenda nka Emeline dore kuvuga Emeline ahubwo tuvuge Emeline buriya yashaka umugabo sarengana abagabo bari kurengana nyine wowe uvuga gute warengana n'urugero ubaye umugabo wa Emeline kuko twanabishije aranamukunda ni umufana wiwe njye mvuze Emeline yes tuvuze yuko uri umufana wiwe uranamukunda dusipoze ko uri umugabo oh yes dusipoze ko uri umugabo aho biriya byabereye waramwipakuruye kuko uko byagenda kose nicyo nangiye kuvugaho uko niba ukinana n'abantu karato gasanga nta muntu w'umugabo naribi nyine tubwire uri umugabo wiwe muri make ndi umugabo cyangwa se muri rusange nta mugabo wagira imyanya y'ibanga ingana nk'izindi kubera iki ni hahandi ubona umugore arivumbuye aragiye ukagira ngo ni wowe kibazo imbere tange inama rero mfite bashiki banjye bangahe 2 nibo mereyeho ariko ijya kuri winteri wa
Hera Ku mu rugo. ku rugo. Eh, Nufata imico nk'iya medaya. nanone Umbwira usenyurwe umutiza umuhoro. umutiza umuhoro. Okay. iyo migani ibiri muyifate buri muntu akuremo uwo azashobora. Twagiye Inama harya niyo waravuze. Inama nabagira bose muri rusange na bashiki banjye barimo. Mwirinde ibintu by'iki kurira ni nko kwikinisha nako no kwikinisha. Nugukina n'amavide. Ese umuntu nakubajije ngo banasuzuguje inoza uruganda rwa Heineken. Birimo guterwa n'iki? Soso birimo guterwa n'iki? N'imyumvire biri guterwa n'iki? Abana bakifasha bakishyirana mu cyumba bagakora ibintu gutya na gutya bikagera bigera ahandi ari ikipe mwa yakina muri ese ni imbuga nkoranyambaga ni amafaranga guterwa ni views bashaka n'amafaranga biri guterwa n'ubukene bwo mu mutwe. Ariko ntago ariko ku mubiri wapi umubiri ubona ko n'abantu sintekereza yuko umuntu ukora biriya bintu umva nyine sintekereza ko umuntu ukora biriya bintu afite ubwenge buri ku murongo. Oya aba bwatoromotse Sorete no bwagiye outline Sorete no vide. Okay baba bari empty head. Oya ntago mbatutse ariko nyine baba bashaka nko ako numvishe bavuga yuko babapimye bagasanga bafite bakoresha ibiyobyabwenge. Rero ari ahantu birimo rero ntago navuga yuko batabikoresha babikora. Ahubwo nanone twirinde ibiyobyabwenge. Urubyiruko abanyarwandakazi mwirinde iyi n'abantu bakuru nabo babikora. Mwirinde ibiyobyabwenge. Ikintu cyose uzi neza ko wakikoresha ukajya hirya y'umurongo ubwonko bwawe bwagakwiye kugenderaho, icyo kintu kirinde ukigendere kuri. Inzoga muwerese noneho amatabi reka nakamikora no mutipa akantu kamwe ngira akantu kamwe mvuga bananyumva ambo origine karame uranyumva na Soso Soso bafite mikoro ye ndakumva. Sasa iki ni ikiganiro dukoze yagega Soso nibwo ni ikiganiro cyakanga kigiye kujya kuri channel yawe cya kane. Abanyarwanda kuri ubu ngubu bakeneye channel zibubaka kandi harimo haraza amacano y'ibyaduka ariko ugasanga channel ije ihuje ibintu byinshi neza abana. Channel yawe ni uwuhe mwihariko ifite? Umwihariko channel yanjye ifite njyewe channel yanjye nzajya magezeho ibiganiro bitandukanye byubaka sosiyete nyarwanda. Buri wakanga na buri wakanga none abanyarwanda turarambirwa tumara icyo utabonye video ejo ndishyiraho igira views imwe mu myaka 3 kwa kangahe na kwa kangahe turajya tumenye ese abantu babonye bazabona kino kiganiro bavuga ati okay turajya kino kiganiro dukuremo inyungu ese n'ibindi bizaza tuzaze tumenya ngo umunsi uyu n'uyu niba ari inama niba ari kujya gukira ngewe ndagomba kuba ndi kuri Soso TV show ukamakinga ashobora ko subscribe like share ukazaza uyikora fast kuko niba mbonye ibyiza ngomba kubisangiza n'abandi sibyo umunsi wo ntago nawo presiza neza kuko ibihe birahinduka. Umunsi umuntu aba afite gahunda bugacya zigahinduka. Upanga nyine ibintu ntabwo ari mbari Imana niba ariko uzajyibonera kanya no kuzajya oya ibyiza nari napanze wenda kuzajya na uploadinga 3 mu cyumweru. Imana ibimfashijemo twajya tubana wenda kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu bajya kwinjira muri weekend bego no kuwafata bavuye muri weekend hagati mu mibyizi no muri weekend bajya kwinjiramo bibaye byiza. Aho nibyo imbuga nkoranyambaga zawe zita YouTube twayumvisha ni Soso TV show. Uraza gushyiraho hari ifoto ni foto aza gushyira ifoto yani macano ariko hari chano nyembanza ariko ari itibanza hejuru yawe nabonye ari itibanza hejuru ariko nukora cyane searching ihita bakubona babicisha muri comment y'ikiganiro muri comment kuri nimero hari n'umuntu ushobora kwandika comment ugasanga ireshya n'umusambi nta kibazo nose comment haraho igira igarukira Soso murabyumva bafite umwanya azisoma. Okay origine ndisoma na nabasubiza ariko gira dufungure na TikTok by the way je TikTok ndayifite wahita ngwikiza na amazina yanjye nago okay tuzayihuza na YouTube ambo twagiye kuri origine Rayon ukina hagana comedy nyina kwa Mitsutsu comedy ariko ubu byabaye Mitsutsu Empire
Byarahindutse. Byabaye impaya. Ubu ngubu ni show buri gihe tubahereza tubatamo for show. Okay. Ikindi kibazo reka nangire mbariza abafana nubwo batari babaza. Aiga nawe watwibye. Reka mbariza abafana nubwo batari babaza. Nahita mbibwira ngiye mu introduction isoza ikiganiro. Urumva? No kuvuga ngo Soso iwe kiragiye. Ikibazo. Zana inyundo kubita mu mutwe kiragaruka. Ikibazo mfite ni ikibazo. Ariko iki kibazo cyari kuba gikubiye. Cyari ikibazo kinini. Ikibazo tugambo ariko nzakibaza ubutaha. Mani musozi ikiganiro. Ngo ndakibuka mu kanya. Ngo so. Ngo burije kandi mana muri kamera bigaragara cyane. Ndacyagaragara. Ngo pe. Umuhinde wacu. Turi kumwe n'umuhinde wo mu Rwanda Origene. Ngiye mwumvaga inyuma ya kamera amazina yanyu nitwa Nyaga. Warerambara kitwa Nyaga Sambu TV show. Ariko ngo turi kuri channel bita Soso TV show. Wiyitiriye isantre. Cyangwa umuji. Yego. Nyaga Sambu. Umuji. Angaje kuba hari. Dakora intare mu bwanwa. Ariko mbize icyapa bagiye kucimura. Icyapa bagiye kucimura bakijyane hirya hano nabo abari muri Kigali. Okay, turabashimiye tubabwira ngo thank you warebye video akayisoza. Imana mu mugisha utayirebye nabyo birakureba kandi uzaza ntabwo bimureba please. Oya uzaza umasaso. Oya utayirebye ntabwo bimureba ahubwo bamushishikariza kureba akayirangiza kandi gukora share. Gukora share please ni na comment ugashyira tukamenya ngo kandika amatindi runaka dorahana. Ikindi ushyiramo comment wandika igitekerezo cyiza tugutumira nawe uza hano. Na comment mbi turaba Kristo tubasezere tubabwira ngo wasalamu alaykum wasalamu barakatuh. Nimba ari nako waba warabutse ushaka kuvuga nabi umvuri buruhuke nabyo kabivu nabyo Yesu Kristo akuzwe iteka ryose wavuga sasa ngo nguki ahubwo yangaje ku ivide yebwo ndabwira iki mukobwa Origene karame imbuga nkoranyambaga za akubyo wa Lion Heart. Oya yageze avuga ati Facebook kwenda nitwa gutya nkoresha YouTube na TikTok. Nk'uko gakonya kagukunda nimero yawe. Nimero yanjye. Nimero ya ni compose. Sanzi video ryarana. Umukobwa mbonye akamukunda. Yaza muri comment. Yandika muri okay muraca kuri Solange. Kabaza tikira kizungereze ni cyayi. Nambo twasoza tubabwira ngo guki? Nagari kizungereze. Mureka dutaye mwana ibyo ngibyo muri bandi. Ndabakunda n'umutima wanjye wose. Ni Soso TV show. Ni mwebwe mfite n'abafite nta kintu naba mfite. Ndangize. Ubanze? Urangize kugira ute? Ndangize kubabwira ikiganiro natimiwe. Nakirangiza na mu gitondo. Oya. Mvarata abafana banje. Abafana banje kukuri kuri Soso TV. Abafana ba Soso TV show. Kuko nagwana bakuzi. Reka mbanze mbwira abafana banje bakunzi banje munyarukire. Abo Soso vuga gaci. Yes. Hati. Mukande mumutera inkunga kugira ngo ejo he hazagende neza. Ikindi afite indirimbo yazenye kuri radio asohotse asanga bazishyize muri puberi hanze. Arabishe. Tugende mwana dutanye. Muve munze. Mwaguruke se mutari. Wakatinze. Muragira ngo azajye mwakomeje mwicara. Mwaguruke. Nago katinga maguruka.